ariko ikiza cyane y'urose urimo woga rero ni ikimenyetso cy'uko ugiye kwinjira mu mbaraga z'iterambere ugomba kwitegura kwinjira mu bihe biryoshye ubwo niba bibaze ngo nizambwa zirara zimoka biregera bivuga yego ngo nizambwa zirara zimoka zikarazizerera imbwa zizerera hose Imana turene imbwa zizerera ngo zikamoka zishaka uwo zuhiga so turatu umunani bavuga ngo zirara zimoka ijoro ryose yego ngo bacunze yakarabye baramwanduje kandi ntibamwanduje atarakaraba bivuze ngo mu byo arimo akora satani yamaze kubirwanya arashaka kugira ngo uwo muntu asubire inyuma mu buryo bukomeye yukaraba ruba mu buryo bw'uko no mu iterambere mu buzima none warakarabye yagiye mu iduka imyenda iramuhubukiye ubwiraza kwandura no kuza kumesa uwo muntu icyo bisobanura nta kintu ntazi gutanga icyacu mu byo acuruza byo agira ikimwaro mu rugo agira ikimwaro mu buzima ikimwaro mu ishuri mbega nisoni n'ikimwaro kuko yabimumennyeho kandi bahura iwabo ngatera imbere turamusengeye nazo mukate mu izina rya Yesu dufashe imigambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu kandi ubucuruzi tubuhagazeho neza turavuze ngo Imana nimukize kandi bitunganye kandi Imana ibigenze neza uyu muntu ndamusenge iyi myenda yamuguyeho twongeye turayimanitse mu izina rya Yesu. Inshuti z'umusaraba twongeye kugaruka tubabwira ngo mugire amahoro y'Imana turabashuje abari hirya no hino mwese ku isi mugira amahoro y'Imana nanone twongeye kwicara ahangaha kuri Sport View nkuko twakomeje kugenda tubivuga ahashize twari turimo kubivuga Sport View hari ahantu rwose wakorera ubukwe mu ahantu hatandukanye amasare meza ibyiciro byinshi bitandukanye uhashaka wahagera hago bagufasha byinshi rero muri aka kanya tugize umugisha twongeye kubana mushumba wacu Rev Ntambabazi yicaye imbere yacu kandi hari byinshi yagiye kongera gukomeza kudusobanurira nkuko Imana yamuhamagaye mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka kandi Imana yamushyizeho imbaraga zayo zo kugira ngo amenyeshe abantu ukuri k'ubuzima bw'ibisobanuro byitwa inzozi tugarutse rero mushumba turongeye turakwakiriye kumwe bw'abera ministries wagira ngo wongere usoze abakunzi bawe bagukunda n'abatagukunda nabo wongere ubasuze hari cyo bigeze kubasuza ndatangara cyane ubundi kwihenda ko abantu bagukunda umuntu wese wibeshya yibwira ko abantu bose bamukunda yego undi muntu wese wibeshya yibwira ko ibyakora abantu bose babikunda ntabwo bishoboka ntabwo bakunda kimwe rero ndashuje abantu bose cyane cyane ndashuje abantu batanyemera batanashaka batankunda batifuza no kumva ibyanjye ariko bajya bandeba kandi batankunda kuri chaîne zitandukanye ariko n'ukuri reka mbabwize ukuri utegereje ko abantu bagukunda wasara mu mutwe nsujeho n'inshuti zose zo kunkora mutima cyane nshuje abantu bose cyane kandi nshuje na cameraman uzi n'abandi bantu bose nshuhuje nshuje n'abantu bose bangambanira aho ntari abantu bakuhanga rahise nguriya nongeye gusuza n'abandi bantu bakubona mu ishusho bakwifuzamo ndabyumvise n'ibintu babifuza kubona mu ishusho bakwifuzamo niba yifuza ko wapfa akumva yabona isanduku yirimo niba yifuza ko warwara akabona yagusanga se hashi kugaramyemo niba yifuza ko wacyana akabona usabiriza abona bo turabashuje Imana bagire neza ko mu isi barahari ariko imbaraga dufite nimwe nuko Kristo dukunda cyane kandi imigambi y'abantu ntizigere hamwe Uwiteka azayinaniza kandi natwe yaduharamiwa yaduhaye imbaraga z'umwuka wera zo gufatamira ibitekerezo shuhuje abantu bose bababaye bari kwa muganga n'abarwayi n'abarota ntibasobanukirwe shuhuje abantu mwese muri mu gihombo muhumura Imana igiye kufafasha muri icyo gihombo abatawe Imana igiye kubagarura muri gahunda mu izina rya Yesu amen njya ntangari yari inyuma ya kamera mushumba ajya akunda gusabira abantu bamwanga none arongera nabashuje abasabira umugisha ibyiza none rero mugubwe neza mwese nkuko bivuze ngo habamo abantu banga umuntu hakabamo n'abamukunda nibyo koko mwisi ntabwo bakundwa n'abantu bose na Yesu ntabwo bamukunze ari we twizera reka dusenge rero kugira ngo dukomerezeho twumva byinshi Imana turagushimiye ko byose ubizi amen mushumba wacu dushimiye yuko ariko icyambere wambaye neza merci beaucoup wambaye neza ikindi hari abantu bambwiye ati mushumba mukorana ati iyo ari mu kuvuga ibintu bigenda neza
ati kandi biba bimeze neza rwose ati none rero ati njya numva ukuntu abamwe kuvuga nkumva ndanezerewe ati ikindi nkunda kumwitegereza nkareba narambuye amaboko nafashe oya ko yarambura se ko ari agaciro k'ubuzima bw'imisi dukomerejemo muri urugendo none rero mushumba muri aka kanya tugize umugisha reka nongere mbisubiremo wambaye neza fresheri zimeze neza kandi fresheri karahari ni karahari kandi ubundi kera bajyaga bavuga ati basaza nago bagira fresheri ariko wowe nimba nizo muri Kristo Yesu ariko giye buriya rero buriya ngiye buriya ukuntu mbayeho nyuzwe nuko ndi fresheri yo ni ngombwa ahubwo nuko nawe nahasigaga pudiri kubera iminkanye hari ariko mu buzima sinkunda n'abantu batitaho kwa cameraman aba yarebye ahere ku rukweta zamuri no kwishati birajyanye ugiye gutuma mivuga nayo barumurikeho kubirenge turagira ngo dushimire umuntu umwe wasitwoherereje tumwite mama Cedric ariko cyane cyane umuhungu we Cedric ishimwe Cedric ufite uruganda rw'inkweto muri Amerika turamushimiye cyane turamushimiye nawe urarwambaye nuko wakuyeho design wewe apfa kuza kubamenya ariko Cedric uri muri Amerika ushaka gucuruza inkweto yaduhaye ngo twigere niza acuruza cyane yego rero Imana imuha umugisha mwongerera amavuta kandi yakumya acuruze agere kure hashoboka yego two zavuye muri Amerika yego aha mu Rwanda kuzibana ikibazo fresheri ni ngombwa mu buzima Imana ihimbaza wagira ibibazo mu ikofi ukagira n'ibibazo mu isura ukazabaho koze cyane Imana iguha umugisha mukozi w'Imana Silas ariko nawe wambaye neza Sira wambaye nk'abajene mwarabidutoje yo muzabimenya hanyuma rero kurota ubundi koga twemere ko umuntu wese ubundi abahanga mu gukaraba tuvuge byose yenda muri piscine twe tubiretse twivugire koga gusa yego koga muri douche yego kugenda ukajya muri douche ugakaraba yego wajya z'abasirimu washyira mu ibase ariko nzi ko umuntu wese buri gihe yabyutse agomba gukaraba yego akaraba kiborosa ku byose hari n'abajya kuryama bongeye kongera gukaraba n'ubundi yego ko gukaraba ni ikimenyetso cy'isuku yego hari abaryama bakarabye banajya kubyuka nabo bakongera bagakaraba yego hakaba n'abadakaraba nyine bamwe muhura kumva nyine barahumura uko bishakiye mbega barahumura nuko babiteganije gatwite mu kinyabupfura uko udakarabye uhumura nyine ufite impumuro isa n'ibyo bacatse gukora so kurota uri mu karabo bwabyo ni ikintu cyiza cyane yego ariko turaza kubona mu itandukaniro ryabyo uri mu karaba ni isuku yemewe ku bundi byiza bishobotse wakoga 3 ku munsi ya 2 ku munsi wa muntu woga rimwe mu cyumweru yishe gahunda wa muntu woga 2 woga rimwe mu minsi 3 yishe gahunda Imana bimufasha ubundi wagombye koga mu gitondo byutse byanagushobokera ukaryama n'ubundi maze koga no gukora isuku yindi sanzwe yego kuko ni ikimenyetso gifite intego kugira ngo umuntu agire isuku mu gukaraba sibyo yego ariko bikerekana yuko iyo urose ukaraba ari kuri mugenda kugera mu kwitunganya no kwiyoza ndetse no kwikuraho imyanda ku mubiri ariko rero mu mwuka bisobanuye ikirere yego kumva iyo woga no kwikaraba byawushyiraho isabune y'amaga ukaraba nyine ukumva kusa neza wakwambara urabona n'umuntu ufite ahantu umwenda wanduye hano nuko atakarabye umuntu yakwicara ukumva arakunukiye ko atakarabye kandi iyo umaze gukaraba unambara n'imyenda nayimesha ise neza ifuze kandi bamaze no gutera pasi kuba yifite cyose ukayambarira aho ngaho so uvuga rero ngo icyo turimo tureba aha ngaha nuko kurota yego karota woga mu buryo bw'umwuka yego ni ikimenyetso cyerekana ko uri gutunganywa yego mu buryo bw'umwuka yego cya kabiri kandi yuko ufite n'ubuzima bwiza uri gushyira ku murongo yego ariko iyo umuntu arwaye akibona arimo yoga mu nzozi byerekana ko muri iyi si ndetse n'ahatuye Imana igiye kongera kugarura ubuzima bwe no kongera kumwubaka nivuga ngo umuntu urwaye wese yego ariko akarota arimo yoga yiyuhagira par exemple yego bivuze ngo Imana izanye ubuzima ku mibereho yiwe yego aha Imana izanye ubuzima ku mibereho yiwe arota yoga
nubwo yaba arwaye. nuvuga ngo aramutse arwaye akarota arimo akaraba umubiri wose, bivuze ngo Imana imuzaniye ubuzima bushyashya. Imana ishimwe bwo gukira sibyo? Yego. Imana izanye ubuzima bushyashya. Inshuti z'umusaraba mukomeze gukurikirana aya magambo meza y'ubwenge mushobora kutubwira. Iyo ubonye ugiye kujya nko muri mwibase gukaraba cyangwa se muri madushe ukabona hari umuntu uje kuvoma y'amazi yakuyemo, ko biba bikomeye. Ayakura mu ibase cyangwa yadaha cyangwa yakura cyangwa yamena, cyangwa yanduza, biravuze ngo hari imbaraga z'abarozi zikuriho kugira ngo zikwangize burundu. Yego. Byerekana ko umwanzi ari inyuma yakorana n'umwanzi, kandi bikanerekana yuko nta protection ufite, ibyakurindaga byarangiye, nta rukuta ruriho, yakwinjiranye agiye kwanduza amazi kandi ntayo kwaro kugira ngo ukire. Aho rero iyo umaze kubona umuntu ayavoma cyangwa yanduza ugiye gukaraba, biravuze ngo mu buzima bwawe hari nk'umurozi n'umwanzi bakuri inyuma. Yego. Umurozi n'umwanzi bakuri. Imana baturinde mu izina rya Yesu. Abarozi n'abanzi biryo barakorana. Abarozi n'abanzi barakorana. Umurozi n'umwanzi barakorana umunyeshyari. Ubundi umurozi akorana n'abantu bagera kuri 6. Umwanzi wawe, umunyeshyari, wowe wasize. Akono no mushumba no ruracakira. Wowe wasize mu iterambere. Yego urabyumva neza. Yego. Noneho ariko ibintu ujejeje nk'umwanzi wawe uwo wasize mu iterambere. Abandi reka mbiwe. Ubayobareza. So bivuze arangu igihe byerekana yuko urukuta rukurinda rutagihari, kandi yuko ukwiye guhagukuzura umwuka wera. Ikindi kigaragara ukarwana kuko hagiye kuzaho umwuka wo gucishwa bugufi no gusuzugurwa n'ikimwaro. Ko wari ugiye koga amazi ariko amazi barayanduje. Yego. Urumva ni ikimwaro. Ubwo umuntu abonye amazi bayanduje, ndumva ari ikintu gikomeye cyane. Satani bari mu gushaka kuyanga muteze ikimwaro. Ariko ikiza cyane y'urose urimo woga rero ni ikimenyetso cy'uko ugiye kwinjira mu mbaraga z'iterambere. Ugomba kwitegura kwinjira mu bihe biryoshye cy'ubuzima. Iyo urose woga ukaraba abantu babyumve ntago kujya muri piscine, turimo turavuga koga. Ukaraba n'isabune ugiye muri douche. Yego. Kandi bikerekana ko mu kukarabye woga aho ngaho, byerekana ko mu buzima bwawe Imana igiye kwirukana abantu bari bameze nk'umwanda kuri wowe. Hari abagiye kwirukana pe. Yego. Bivuga ngo Satani cyo yari yakoze gushyiraho za imbarigo ko datera imbere wabangamirwe. Bivuga ngo Imana ikuhishuriye ko igiye kwirukana abantu banduzaga ibyo babaga mu byose. Kwirukana abadayimoni. Satani bari yashyize zikaba zivuye ko uri muri akaraba, ko umuntu wazi gukaraba yambara neza akagenda, of course birumviye. Yambara neza. Abakurikiranye umwe bw'abera ministries dukomeje kugenda tugubwa neza. Urumva ikimenyetso cyitwa koga ni ikiduha ubuzima bw'ejo hazaza. Mushumba rero ukomeje kudusobanurira ibintu byinshi cyane. Hari n'uwigeze kumbaza ikibazo gikomeye kuri iyo ngingo, arambwira ngo yabonye ari mu koga aryamye mu nzozi, ariko avuye gukaraba. Yego. Ageze hanze abona umuntu araje amumenyeho igitebo cy'ibishingwe. Avuye gukaraba. Ubwo rero nubwo urumva wamugisha, arambwira ati nzakubaze umusobanurire n'ubundi ni muri uwo murongo. Ariko biroroshye wamaze koga asa neza. Niho bwaye cyagiye ngo birahura nyina gusobanurira. Iyo ubonye umuntu arimo yanduza amazi ugiye koga, cyangwa ukabona arimo aracafuza ibyo amazi ugiye gukaraba yakuramo, nyakarimba gasitani zikuranye n'ababisha bawe. Noneho kuba avuye gukaraba gahoramo akamenaho ibishingwe, nanyumvira ibishingwe ni umwanda, cyo bita umwavu. Arafashe wandura asa neza akumenyeho. Ni ibintu bine agomba gusengera Imana ikabikora. Icya mbere uwo muntu s'inshuti. Yego. Amuzaniye urubwa no guseba. Yego. Urumva neza. Yego, ndabyo. Ibyo akora ngo muri imbere hari Imana imushira ko hariho ikimwaro no guseba no gucishwa bugufi.
no kumanurwa mu ntera. Yego. Kuko ari kurumva deja abikumenyeho ntago wamwongera ngo wambare, bigusaba gusubira muri dushongereza gukaraba. Yego. Bivuze ngo bacunze yakarabye baramwanduje kandi ntibamwanduje atarakaraba. Bivuze ngo mu byo arimo akora Satani yamaze kubirwanya, arashaka kugira ngo uwo muntu asubire inyuma. Mu buryo agira ikimwaro mu rugo, agira ikimwaro mu buzima, ikimwaro mu ishuri, mbega n'isoni n'ikimwaro kuko yabimumenyeho kandi bahuye. Kuko ubundi umwanda cyangwa se ibishingwe ni ihuriro ry'imyanda itandukanye. Yego. Papier hygienique, imigati yaboze kubayigira bayirya, abashika bya avoka, ibintu byose bitandukanye bifite ukuntu bibayeho akabikundaho. Urumva ni za ntambara. Ikindi uwo ni umwuka wo kudatera imbere umurimo. Yego. Ni umwuka w'abadayimoni, n'ibigeragezo binuka mu bivangapfanze handi ukabura ikifata n'icyureka, ugasanga uwo muntu agomba gusenga Imana. Amen. Uzamusobanurire ngo nasenga yitatu, ahubwo yamaze mukanyera babyumvise, asenga yitatu kandi yitandukanye n'ibintu byose. Amenye icyerekezo cyo mu buzima bwe. Kabiri, aribeshya ko afite inshuti, nta nshuti. Uzasanga n'abamenye ibyo bishinga baba banaziranye. Aramuzi, yambwiye kamuzi. Imana imbwiye ko nta bana afite, ari mu gihe cyo guceceka. Ikimana cyo cyangwa guceceka igihe cy'Imana kibaho, ari mu byo guceceka gatuza, kuko aba yita inshuti si inshuti. Nabo yita bakunda ntibamukunda. Ni igihe cyo kumva ko Kristo umukunda yakisengera Imana. Yego. Agasenga yitatu, akabreaking icyo kintu cyamwanduza, cyakwanduza umuryango we, kikavaho mu izina rya Yesu kugira ngo abashe gutera imbere. Dushingiye kuri ibyo udusobanuriye kandi tubwiye, dukomeje kugenda dusobanukirwa byinshi mushumba. Mu mavuta menshi ufite, mu buhanga bwinshi ufite, mu bimenyetso byiza by'umwuka w'Imana uri kuri wowe, kuko ndimo ndaranange birimo iby'umuriro by'umwuka birimo biramfata biturutse kuri wowe. Kandi ntago ari ukubeshya, nuko nanjye mba mbireba. Hari igihe wicara n'umuntu kuko ukumva imbaraga ze zirimo zirakwica, ariko izawe zirimo ziranyinjiza mu wundi mwuka wo kubaho. Zirimo ziranyinjiza mu wundi mwuka wo kubaho. Ugenda dusobanurira mushumba, ukomeje kugenda dusobanura ibintu byinshi, ariko hari n'undi wambaje ikindi, arambaza ngo nzamukubarize yuko yabonye ari mu gukaraba, ariko amaze gukaraba arangije agenda yisiga amavuta aranambara. Amaze kwambara imyenda, ageze hanze ngo imbwa iraziramusumira, ya myenda irayicagagura yose. Ni umumama irayicagagura yose, irayicagagura imumaramo, asigara yambaye ubusa. None wamusobanurira ikintu gikomeye, ngo asubira mu nzu afite agahinda, arimo kurira yirukanka mu nzozi. Reka bwa mbere na mbere tumwihanganishe. Yego. Kuko imyenda isobanura imirimo. Yego. Ubwo umuntu niba ari umukristo simbizi, ni umukristo. Niba ari umurokore simbizi, ni umukristo. Uwo muntu ntagikora umurimo Imana kubera amagambo abantu bamushyizeho. Uko uvuze nuko ngubuko. Niko bimeze. Kwari yaravuye muri korari. Kubera bamugambaniye bakavuga ibintu bitari byituma ararakara. Muri abantu benshi barose imbwa, baranga imbwa ngo no gusambana. Oya, ahubwo kuba baramuciriyeho imyenda yari yambaye, ni uvuga ngo mu buryo bw'Imana muri Imana nta mirimo agifite. Kandi burya hanze habimbwa abarozi n'abagambanye n'abakunda kubeshya bakabikora. Bivuze ngo baramubeshyeye, nawe arangije imirimo ye arayireka, bityo bituma Imana imwishurira ko nta myambaro afite. Satani yamushwanyagurije imyambaro nyine, umushwambagara. Ubwo yatewe n'iki? Ni amagambo bamuvuze, simbizi ye nawe ubizi ko mwaraganiriye. Icya kabiri amuvuze ati umurimo w'Imana. So ayambaye asohotse agiye imbwa zimushwanyaguriza. Bivuze ngo yashwanyagujwe n'imbwa z'abadasenga. N'imbwa zigize indokore ziraho, ariko mu buryo bw'uko bamusha ngo nareke yihunga amagambo, yihunga bavuga nagiye muri uwo murimo. So nta bindi bintu biraho, ni ibyo nyine gusa nuko yatakaje umurimo. Amaze kuwutakaza ariko akisanga n'ubundi deja yoze, ariko yarawuretse. Ariko urumva ko baramuvuze araguruka cyane, kubwira ngiye nuko nsobanura ko mbamye. Oya nibyo ntabwo iyo myenda babona izo mbwa harwa ngo n'ubusambanyi. Oya, agara ubusambanyi. Ahubwo
niba bibaze ngo nizambwa zirara zimoka birega bivuga reka yego ngo nizambwa zirara zimoka zikarazizerera imbwa zizerera hose Imana turene imbwa zizerera ngo zikamoka zishaka uwo zuhiga sano turaturumana bavuga ngo zirara zimoka ijoro ryose ngo zihunahuna ngo kugira ngo zibone uwo zemukira mu gitondo zishwanyaguza imyenda ibirira hari biragaza yego sanjo sizera ngo uyu mubyeyi mushiki wacu niyongera ku isoko y'umurimo w'Imana arakijwe arakiye ariko imirimo ye ntayihari kuko imbwa zaheshwa imyenda kubera iki yatinya amagambo atinya uruseba atinya ikivugo hanyuma imvugo zimuje Satani araza arayishuranya mu mbwa nyine amushwanya nta mirimo afite mu yandi magambo yego Imana yamubwiraga nakomere kandi akomeze yinjire muri gahunda yo gukomeza yegera Imana mushumba turacyari kuri gahunda yo koga ugenda dusobanura ikintu cyitwa koga umuntu arose yoga ni n'ibintu byiza cyane ariko uyu mugisha sinzi ukuntu Imana iba yafunguye umurongo kugira ngo tugende dusobanukirwa ibi bintu muri uku koga nta hari n'undi wambwiye ati uzamumbarize ati ngiye namaze koga ngeze mu mangazini acuruza imyenda ngeze mu mangazini ncuruza nicayemo ngiye kubona ya myenda yose irampubukiye kandi nari nayimanitse mbona irampubukiye mbonye ihubutse mbona haturutse ikintu cyitwa umuriro uratse kuri iyo myenda nayo nshaka gushya kandi nabonaga mvuye koga mpita ngenda nicara none wamusobanuriye iki kuri icyo kintu Mana yanjye birakomeye nuko nawe tureka tumwihanganishe nawe tumwihanganishe cyambere twabonye ko gukaraba ari iterambere ari ubuzima bukomeye yukaraba rugwa mu buryo bw'uko no mu iterambere mu buzima none warakarabye yagiye mu iduka imyenda iramuhubukiye ubwiraza kwandura no yo kuza kumesa uwo muntu icyo bisobanura nta kintu ntazi gutanga icyacu mu byacuruza arabyumva nawe arabyumva nawe mu mwuka ni haleluya aravuga afera arasa neza ariko nta muri we kuba imyenda acuruza yamuhubukiye hariho kwandura hariho kwandavura n'iki bivuze ngo mu buryo bwe ibyo acuruza ntajya byubakira nk'umugisha w'Imana yego nagereza akora umugisha w'Imana atanga icyacu atanga amaturo bize kugenda neza amen ubwo n'ubundi mu mbogamizi ziterambere nk'ibyunyu kudakora umurimo w'Imana bibamo yego umuntu nta kindi kibazo gihari ikindi rero kigaragara ko uwo muntu namenye kuko byamuguye hejuru yego n'ubundi byavuye kuri we birangije bimuguye hejuru kuvuga ngo atirinze ntago yagera mu kwa 12 agicuruza nawe abyumve nukuri ntago yagicuruza nawe abyumve kandi narangiza arega anaguhamagare kugira ngo navuga nta kibazo ahubwo tukiri hano turamusengeye mu izina rya Yesu yego kugira ngo Satani n'imigambi biba afite yo kumusubiza hasi no gutuma nta wazamuka iwabo ngo atere imbere turamusengeye nazamuka ate mu izina rya Yesu dufashe imigambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu kandi ubucuruzi bwe tubuhagazeho neza turavuze ngo Imana nimukize kandi bitunganye kandi Imana ibigenze neza uyu muntu ndamusengeye iyi myenda yamuguyeho twongeye turayimanitse mu izina rya Yesu twirukanye imbaraga z'abarozi turagushimiye Imana imbaraga zirwanya ubuzima bwe turagushimiye kuko Imana tera imbere zamuka yongera zamuka ariko amye gukorera Imana mu izina rya Yesu amen mbega umugisha mwinshi agize hari n'undi ni ibibazo byinshi ariko ndavugamo bikeya kuko iminota ndabona irimo kugenda hari undi umuntu umuyobozi runaka simuvuga ariko ngo yavuye gukaraba agenda yicara mu biro bye yicaye mu biro bye intebe agiye kumva arayibura kandi yarayicayeho yicara hasi ngo yisanga arimo kwigaragura yigaragura hasi yarambwiye ati uzambarize icyo kintu icyambere urumva ko navuze ko kukaraba ni iterambere kabiri ku bintu byayisanze bakayimukuraho no kumwambura umwanya uzamba kubisengera no kumwambura ikintu yari yicaye bakamushyira hasi ariko nayo turamusengeye mu izina rya Yesu iyo ntebe ye Imana ihagarareho nta Satani wo kuyikoraho twirukanye imbaraga z'abadayimoni zose ziri kurwanya intebe yicaye mu izina rya Yesu mu izina uko yakarabye yambaye asa neza intebe ye nigumeho nta kwicara hasi nta kwicazwa hasi nta gusuzugura dukubise hasi zo mbaraga mbi zose z'abadayimoni zamurwanya mu izina rya Yesu tugasoza se reka dusozereza aha ariko tutari twasoza ari cyo watangariza abantu nkuko wagiye usengera cyangwa ari kibazo nkuniganye ndagira ngo nze kukikubaza mu wundi mwanya mu kindi gihe nzabona ariko kimbaze kirangire ku mwanya ntawo mfite gikubaza icyo kindi rero nundi wabonye ari mu gukaraba
ariko avuye gukaraba ngo ageze mu modoka avuye gukaraba yahise agenda yicara mu modoka ageze mu modoka ye aho kugira ngo yake iranga ngo arongera ngo yanze ngo ahubwo ngo amavuta ngo ahita azamukira ngo mu modoka mo imbere ngo ahita mujya ku maguru no ku maboko hose ngo arasohoka arongera ajya koga ngo birangira bimeze gutyo nguko. Icyambere twamaze kubona ko gukaraba ari iterambere. Ikindi turaza kuvuga ku bintu by'imodoka mu gihe tuzako kiri kiganiro kuri utwara imodoka ugenda ugira turaza kubivugaho nabyo tuvugaho mvanga ubundi yose utwaye imodoka ni iterambere. Mvanga uwo muntu rero we imodoka ye iterambere rirahagaze. Niba namuzi birahagaze ubundi agaragara nk'umuntu muzima, agaragara nk'umukire ariko n'umutindi wo kwabarira. Imana mutabara. Agaragara nk'umuntu ufite cash ariko ahubwo nawe no na bitanu umuntu ntiyanabibona. Kwahisa amamodoka ubundi ni iterambere ryihuse none arayakije ntigiye ahubwo imennye amavuta. Abo yahaye ikizere baramuhemukiye. Yego. Imana mutabare rero ndabyumvise. Abo yahaye ikizere baramuhemukiye. Nabo yahaye akazi barimo baramurwanya. Abo yahaye amaboko bagiye kumuha amahiri. Abo yahaye ijambo bagiye kumucira mu maso. Imana itabare. Abo yahaye ibyo kurya bagiye kuzamucisha inzara. Ariko muri aya mavuta dufite tushenye bino bintu imbaraga z'Imana. Imodoka yake ya mavuta muveho kandi yinjire mu izina rya Yesu. Uhimbazwe Imana. Izo mbaraga. Rega tuhagukiye kurwanya ikirere cy'abadayimoni. Uwo muntu rwose asenga Imana. Ibyiza kuri bamaze kubyangiza reka dusenga Imana. Mu mavuta menshi sengera abantu. Mana data wa twese uhoraho turagushimira bera ministries turagushimiye ko mwamubanye natwe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo data bushutabare uwo muntu mwami yabonye imodoka y'amavuta yirimo ndetse byinshi bitandukanye twumvise mwami dukubise hasi imbaraga z'abadayimoni duhamagaye ubutware bw'Imana kubana natwe mwamana rengera buri muntu wese aherereye mu izina rya Yesu. Amavuta yabamanuke nyaguhora ku ngoma kandi ubaha intsinzi kwiriye twumve ko uyu mugabo intebe atayivuye Imana twumve ko n'uyu mugabo atavuye ku kiryama ngo yarabayeho kuko Imana ishobora. Haleluya. Duhamagaye ubutabazi protection divine duhamagaye ishobora byose. Haleluya. Ikora ibitangaza kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Yego mukomeze mutwandikire bakoreshe yego kandi muhe n'abandi Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen.